nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Igeze kunkanga ndinera mwana Subira ndi kwinera ndi kwirukanga nubwo wabwici Pate wakugira nka perezida wa Republika biramutse bibaye wakugira nka perezida wa Republika ni iki kintu cya mbere wahita wihutira gukora cyane iki cyahita kiza mu mutwe wawe cyo kuvuga ngo nahita nkora nahita nca ibihungu byose bifite ibidrede muri iki gihugu nahita nca ibihungu byose bifite ibidrede muri iki gihugu. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo kuzisubscribe ubundi gushimira cyane nawe utarayikora uyu ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bucace mu gace umwami byashuwe nyuma nkokora mu bice biba bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muri mudukurikirana mu bice bigiye bitandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndetse n'abatarwumva basoza muri yansuzo yanjye ivuga ngo mibigi njebege gomba suje n'abazungu muri rusange mibigi njebege nuko mba mbashuje mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye gusabye guhirwa mu byiri gukora byose murabizi gahunda yanjye ni yindi sinjya ncika intege izuba riva ndetse n'imvura igwa amanywa nijoro ndakora kugira ngo ibintu bashe kugenda neza bahe show. Ewana uyu munsi rero nkaba ndi kumwe na Pateri kuri screen zacu tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ndabizi mwaye mukumbuye ariko noneho araje tuganire. Pateri umeze neza? Ni neza mwa bisobanura neza suza abantu badukurikiye mu gihinde na master he ubwo ukavuze ngo iki mwiriwe neza ese yego nanjye nkaba nababwiye ngo mibigi njebege urumva ko indimi zose tuba tuzumva neza fresh mibigi njebege rero hari abantu bajya bakunda kubyibazaho bakamwa ngo se kuri iyo jambo ngo riri mu buhe bwoko riri mu bwoko bwose bw'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ibiragi cyane bavuga abana n'ubumuga bwo kutavuga abana n'ubumuga bwo kutavuga. Pate ikaze urakoze. Tugiye gutanga ikiganiro cyacu rero kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza kugira ngo tubashe gusetsa abantu cyangwa kuruhura abantu mu mutwe cyangwa tubashe kubasho tugiye gutangira ikiganiro cyacu kugira ngo kibashe kugenda neza umwuka wera akiyobore hakuzamo ibintu by'ibishitani dore ko muri iyi minsi ibintu byakomeye. Iki kiganiro cyacu Pateri ugiye kudusengera mu gihinde kugira ngo n'abahinde bari kudukurikirana cyangwa ururimi rw'igihinde abashe gusobanukirwa cyangwa babyumve. Ndime ikibazo nanze igihinde igihinde n'ikinyarwanda ariko njyewe urumva reka tubasengere mu cyarabo noneho twirukane za kafiro aho umunsi naje negitseho mwabibonye ariko rero yagize asigaye agira isoni asigaye yambara rinete munyabyaha reka suze umuntu bita kazi kenshi wo kuri yawe TV ndamushuje cyane niwe ufite amagambo hirya no hino bamwita kazi kenshi okay akazi ke ataza kutugusha umenye ko kandi ni n'umukafruni mu gihinde n'umukafruni harutse gukora ikiganiro n'umwana uvuga igishinwa icyo ako shaka nasobanukiwe buriya nubwo bangiriye ariko buriya hari ibyo nafashe wafashe ibi tamiha Tamihana akunda kaza ariko sinzi ikintu nasa mihano gusuza
ngo Nyamisunguro Nyamisunguro ariko je ako nanjye maze iminsi ndi kwiga icyarabu. Okay, twagiye maze iminsi wewe banza wumve. Je maze iminsi ndi kwiga icyarabu ariko cya kindi cyatura turye. Cyo kwidefanda harimo ibintu bya mahshakhle la khashakhle la khashakhle والله اخبار nka masharwa akabyarwe Satani atangiye kutwivangira mu byacu mu izina rya Yesu. Yaratangiye kutwivangira mu byacu kugira ngo two gusenga twagiye reka dusenge mu kinyarwanda kimwe oya mu kinyarwanda kimwe ruvuze dusenge icyarabu ndumubwira icyarabu nari nkubwiye ni cya kintu cyatura turye cyo birye kandi abarabu base ntago umwarabu usenga urumva hahandi hejuru basenga Allah baba bari muri wallahi akbar. Reka twisengere none mu bintu byacu. Yego Mana ikomeye, Mana yo mu ijuru, wakoze kuturinda kuri uno munsi tukaba tugeze hano duhumeka umwuka w'abazima, tukaba tugiye gukora ikiganiro turinde ibishitani n'ibidayimoni byose. Dukora ikiganiro kiryoshye gisekeje nka za katuni za Tom and Jerry, kandi ugendere mu mitwe y'abantu no mu mitima y'abantu baseke kandi bishime kandi Mana tunagire na views n'abasambo benshi. Mana ubyumve kuzuza ijana no kuri kw'Imana ibomba ijana no kuri Mana. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu. Toka shitani Mana ubyumve pe. Shitani utokishije n'uwahe shitani wano hasi. Uyu nguyu Imana ariko bo twagiye twakire Imana yahanye Satani reka ibiramumanura imukubita hasi tugenda tumukandagiraho. Yego reka tuze kumuribata cyane. Reka dushimire Pateri ku isengesho rye. Ubwo naho ngaho rigarukiye nyine ubwo ibyo atazi ntabyo ababwiye. Murabizi aragerageje umuzungu usenga gutya ntako atagize noneho Pateri rero twagiye akaririmbo ukunda turirimbira abantu badukurikiye twagiye k'Imana. Nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana agakiza k'Imana we, nzakagendana. Urabyumva? Nzakagendana agakiza k'Imana, nzakagendana ahantu hose. Mana nizere yuko wumvise iri sengesho ryacu. Nizere ko wumvishe nuko dusenze mu bice bibiri ari ukuririmba buriya nago no gusenga. Ngo inshuro 7 niko bavuga. Yego Imana idukubire kenshi. Nukuri. Okay. Noneho rero kambe nzamuye. Uzamuye. Numva nari kuhabona. Pate bimeze bite se? Ntako bimeze. Ariko ubu bimeze neza cyane. Yego. Bimeze neza cyane. Muri iyi minsi hugiye mu biki? Duherukana bari kuguha amafaranga baguha amafaranga. Muri iyi minsi hugiye mu biki? Muri no minsi rero migiye muri business. Kabisa mugiye muri business ku mufungo wabonye bampaye. Bungu bari utuntu nyine ndimo ndagenda ngura ndi kwiyubaka nyine nk'umuntu w'umusaza. Uri muri yubaka. Gahunda y'igikwe se sha cyangwa cyo kurongora. Witonze rega kurongora reka mbanze nkubwira akantu. Ari abantu bakora ubukwe urumva nk'ubwa $10,000. Yego icyanga 5. Urumva nta nzu bagira. Agiye gukora ubukwe agakodesha cyangwa sakoza ubukwe nta business anagira. Yego rero ngiye ntabwo ndi muri abo urana mu butunzi bamaye nashatsemo agasambu nashaka kubaka urumva ubundi nkakora icyo gikwe. Ntabwo nshaka kumera nka ba bantu bakora ubukwe bagakodesha. Okay byiza cyane kandi Imana ikorohereze ku mihigo yawe ufite cyangwa ku ntumbero yawe ufite mu byo uri gutekereza. Imana ikorohereze cyane. Amen amen. Pate ubu ngubu tugiye guseka nta bintu byo kuba reka tugiye guseka dusetse n'abantu. Baravuga ngo n'uwimye apfa nk'uwiyahuye
kandi burya guseka cyangwa kwishima byongera iminsi yo kubaho kabisa. Pate, ni iki mu buzima bwawe uri umuzungu uri umuhinde ariko wavukiye si mu Rwanda? Wavukiye mu Rwanda urumva uri umunyarwanda. N'irangamuntu yawe ni inyarwanda? Ni inyarwanda kabisa. Mu buzima bwawe mu bwana bwawe niki ujya wibuka waba warakoze ubwana bwawe utajya wibagirwa ugaseka cyangwa ukumva urakibutse urasetse? Nakoze utazibagirwa? Nazibagirwa. Kera ari umwana twari duturanye bamwitaga Budi, yari igikara byataye. Noneho hari ukuntu twasoga mu rugo tukamusanga yadutegeye ku buryago kugira ngo aturize kwa kuntu yari igikara. Yari igikara? Abantu b'ibikara tugasohoka akatwirukankana. Iyo twasohoka akatwirukankana hari umunsi yigeze kunkanga ndinera mwana. Nsubira ndi kwinera ndi kwirukanka nubwo wabwicibwa. Umunega yarakuze ariko sinamwibagiye. Mubonye ati uribuka wacana ibintu cyera. Yaraguhabuye? Yaramabuye. None hari ukuntu wabura n'abapeti. Nanjye wenda nk'abapeti njya gusura nk'ahantu bakantinya. Ariko ninjye wanditse amateka no muri quartier barabinyuma. Turi kugenda utamubyinga. Urira kabaye? Cyane ahubwo bikomeye. Ariko buriya umuzungu n'umunyarwanda barira kimwe cyane umwirabura? Oya bani no se samarira bashoka man. Ndavuga kurira nyine. Bavuze induru. Hari ukuntu ari umuntu urira asakuza. Ari n'ikirira kinyigi. Hari ukuntu umwana w'umukene arira, hari nuko umwana w'umukire arira cyangwa arega kurira akurira. Harurira akarira yasamye agashiduka yanasaraye. Harurira nyigira ashize hiryinyana. Ameze ngo uzare nko kuntu rwansabirurira. Wewe warera gute? Yaravuzaga induru. Oya reka yivugije induru muri quartier bumva ko bakwishe bakaza kugutabara. Rero irize nyigira nka kuri kwansabi baragukubita babumva utanababaye. Uri umuzungu? Gaye baza iyo foto uri murira wigaragura hasi. Ari n'igihe urira wikanira. Uzare hari n'abapeti barabikanira akinyarira babo bakamubabarira. Ntago yigeze unyara ku buriri se? Umunsi nahanyara nyiri umwana ariko nkuze ntago nigeze manyara. Ariko ari umunsi nigeze kuhanyara ndyamanyana cya petit frère cyasinzire nyikuramo imyere cyambaye nyambeka ikirere nari nambaye kubyumva. Yari igiti mu gitondo barabutimbaguye. Ndavuga ati Imana yanjye ibintu nakoze ntago bibaho. Ariko cyarabimenye kirambwira ati wabibonye ino kabutura ntago ariyo nari nambaye. Wanyambarika. Wari ufite nk'imyaka nk'ingahe? Nari mfite nk'itandatu. Ariko nari mfite ubwenge mu sheri we. Ariko byarangiye ariko nanjye igiti bamukubise bakinkubiye kabiri. Barebye imyenda nambaye bari ariyo yambaye. Iki kigo ryira. Nakuyemo n'umupira nawo mwambitse neza yasinziriye. Biragira nyiri igiti yariye nanjye nkiriye. Pate, mu buzima busanzwe ni iki kijya kikubangamira mu bijyanye n'uruhu rwawe muri sosiyete nyarwanda nyine no mu bantu bamugendana, cyangwa ni iki kijya kikubangamira cyangwa ni iki bigufasha kumeze gutya? Ari icyo bimfasha nicyo bimbangamira. Icyo bimbangamira ndahendwa iyo ngiye kugura iki. Banyongereraho amafaranga ubu niyo ngiye gutega akamoto, ubwo nimba haraho 1000 hongererwaho nka 300. Kandi nazo ni nyinshi bro. Ujya ukatuza se? Ego nakatuza. Ariko mara iyo foto ndakatuza ahubwo nibabyemera ati cyana nicyo mu bakire. Yego. Aka nubundi ndi umwana mu bakire rukumva. Barakatuza. Noneho ikintu bimariye. Nyine bituma mbona ari service mbona byihuse cyane. Urumva? Yego. Ibyo nabyo nicyo bimare, bituma menyana n'abantu, bituma ngira inshuti nyinshi. Ari inshuti z'ubumaro, ari zimbabaza, ari zinshimisha. Ubwo nyine nuko babyitwaye. Kuba kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga
cyangwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye ubona ari iki byagufashije mu buzima bwawe? Ikintu byamfashije nabwo ni ukugira inshuti, yego, no kubona ibiceri nyine si nka kera. Ubu nyine umuntu abona n'ibiceri, yego, bike nyine baba bati ibi ngibi biramaze iminsi naribi, bigatuma nka mbere n'abadesipara narenziranye nabo, abo narinzi nyine n'abandi bo mu muryango bajya bakuremera se sha ubushobojwe arandemera kabisa. Ubwo nyine abo narinzi ni nk'abo mu muryango, ubu namenyanye n'abantu benshi, nawe birwota amasimbi n'abaye hari n'abaza mu Rwanda bakavuga ati dusuhuze Pateri, kandi ari nsanzwe mbazi nyine ari ukumbona aho ngaho. Ibyo byose urumva ni byiza tu, kandi uko umunsi uko bukeye n'uko bwije umenyana n'abandi bantu. Hose nta nubwo narinzi abasitari bo mu Rwanda, sinarinzi n'ubuzima babayemo, abenshi twabaye n'inshuti turavugana. Umusitari wari ufitiye inyota cyangwa kuvuga ngo uyu musitari nashaka kwireba, ariko Imana nyine yakoze ibyayo tu, babonera rimwe bose bari n'ahantu hamwe, bana bari gusangira, nanjye ndahaca ndicara aranyakira kabisa turasangira. Tavuga ngo turavuga ba Jepoli, ba Bulldog, uramo Jepoli gusa, asigaye bose bose twarahuye n'inshuti zanjye kabisa. Yego, mu bijyanye yenda se no ku mufuka no ku gafaranga, cyangwa mu bijyanye no ku gafaranga gafaranga ntago birabi bya danje, ariko nta n'ikintu nshinja Imana. Gake ariko ku mutima azaza wana cya cyizere. Ni iki ujya wicara ugatekereza ukavuga ati byanga bikunda, kuko umuntu ahorana imihigo, byanga bikunda hari ikintu ushaka kuzageraho. Iyo wicaye ukitekerezaho mu myaka yawe umaze kugira, uba wumva ufite iyihe gahunda ejo heza hawe, imbere yawe hazaza, bumva imihigo yawe ni iyihe? Yari imihigo yanjye ejo hazaza mu kuba nyine umuntu w'umugabo ushikamye, urumva nyine ufite buri kimwe umugabo yagira. Icyo nakubwira, ufite abana, uwo mugore se, ibyo byiza nyine byose biraha imbere. Nyine umugabo nyine uwo akeneye kwifuza. Sipate nta mwana ufite? Nzamubyara ejo tuzakurocenga album muzakora baby show, nimba ari baby show, nimba ari baby show ni munseke ntago mzibyo baby shower. Oya nta baby shower, nasaba baby shower man, cyane baby show ntago mbisobanukiwe, ariko uko biri kose ni hafi aho. Bifite inyito zijya kumera kimwe, bifite inyito zijya kumera kimwe. Pate wakugira nka perezida wa Repubulika, biramutse bibaye wakugira nka perezida wa Repubulika, ni iki kintu cya mbere wahita wihutira gukora, cyane iki cyahita kiza mu mutwe wawe cyo kuvuga ngo iki rwose mbaye ndi perezida wa Repubulika, iki mbere y'ibindi byose kambanze nkora iki? Nikorera abaturage. Simbizi ikintu nahita nkora, nahita nca ibihungu byose bifite ibidrede muri iki gihugu. Nahita nca ibihungu byose bifite ibidrede muri iki gihugu. Abahungu bafite amadrede niba muri iki kiganiro ntibazakumerera nabi, muziranye b'inshuti zawe? Barahari ariko ntibagenda. Urabona ko akundi nyine abasoja babiyogoshesheje nyine bari kuri discipline. Yego, nka kuri harya Kim Jong, urabona ko biyogoshesha inyogosho yiwe mu gihugu. Nanjye rero no kubashira kuri discipline, bafite akanyogosho keza, ubona ari abantu nyine beza. Bivuze ngo imihigo yawe wa mbere wabanza gukora ni ukogoshesha abantu bafite direde. Kuko abantu bafite direde nabo tugiye kuraba, ushobora gusanga ari nabo bantu baba bafite umwanda mwinshi mu mutwe, kubera ukuntu nyine bamwe ntibogamo, za retushe bazikoresha hashize amezi, hari n'igihe wasanga bafitemo n'indamani nta nka data. Bijya bibaho
ubwo icyo ni kimwe muri ibyo mu byo wakora uratubwira bitatu icya kabiri ni iki icya kabiri wowe pate vugisha ukuri ahita mva ku nzoga nyine ntabwo nazongera kunywa inzoga wese wayobora igihugu uri umusinzi icya gatatu nyine ubwo Mana reka nkubwize ukuri wenda mvuze ibyo ngibyo wenda icya gatatu ngiye nanakora n'ibyo nyine umukuru wacu w'igihugu gikunda cyane akora yego nicyo cya gatatu kubera ko niwe rumodo tureberaho ibintu byose. Perezida wa Repubulika yicaye hano barakubwiye ngo gira ikintu umusaba wowe ubwawe n'icyo wamwisabira ku giti cyawe ku giti cyanjye ikintu wamwisabira ngiye ko nakuze nkunda nyine gufasha abantu nubwo nta kintu nabaga ndiho ariko narabikundaga njye namubwira akifashiriza abana bo ku muhanda bakabakura ku muhanda nyine bakibera mu buzima bwiza. Ikindi cya nyuma namusaba nyine gushira imbaraga muri bano bakobwa batera inda nyine zitateganyijwe abana babo bakaba imbobo cyangwa abo bakobwa bakaba imbobo njye namubwira akashiraho imbaraga nyine nyinshi kugira ngo tubone nyine u Rwanda rw'ejo rumeze neza nyine tu. Yego. Ndacyakubaza kandi ibibazo byanjye ntago bijya bipfa gushira buriya bafite umunwa nyine ngo kugira gute wisanze waryamye yegeze mikoro wisanze gushiramo umuriro kandi turebe tangiye gutera turakoresha nta kibazo digidije dufashe ngiye ndabona tangiye gushiramo umuriro turakoresha wisanze waryamye mu gitondo wisanze wabaye umukobwa wabifata gute? Ntaribi wazanye igitsina gukobwa ntaribi ariko nkomeze nkasa gutya nse byanwa ariko byo byavuyeho nabaye umukobwa ariko nkakomeza nkasa gutya ntaribi. Twagiye tujye muri iyo shusho rero dukurure iyo shusho wabaye umukobwa tuyikurure. Icya mbere urambwira ibintu bitatu wahita ukora. Uzi ikintu nahita nkora? Nanjye nahita nshinga cano. Ikindi kintu nahita nkora umva nanjye nahita nshaka ukuntu nahita njya kwiga ubundi ibintu bijyanye n'imideri urumva ibintu bijyanye na modo nyine muri rusange modeling nakwica nibyo bintu najya washinga cano. Icya mbere icya kabiri wajya kumodaringa kwiga kumodaringa. Icya gatatu nanjye nahita mbaho nka Shadibusha ukaba iki nahita mbaho nka Shadibu nanjye nahita mba umuslay queen. Shadibu ubona bayeho hati umeze gute urambe bise so umuslay queen basireyinga wahita uba nka Shadibu wahita ushinga cano kameramani adufashije wahita ushinga cano. Ibyo nibyo bintu wakora. Noneho rero baramutse baguhitishijemo kukubwira ati Bateri turashaka kuhitamo umusitari ukunda mu basitari dushaka kuguhuza utarabona turajya mu Rwanda umusitari ntarabona wumva bagutisha bavuga ati nashaka guhura nawe bose ko nababonye mwa bose narababonye warababonye. Umunyamakuru ukora shatse kuva yenda ko akora kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo cyangwa kuri radio umunyamakuru mvo mutarahura ushaka guhura nawe ngewe kambwira umukunda yabarora umudo wanjye ku buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ibyo akora. Ngiye nemera Isheja Sandrine ngenda mwemera. Wemera Isheja umwemerera iki? Nyine ni umunyamakuru mwiza tu ufite impano nyine y'ibintu bigiye bitandukanye
akora kuri Kiss FM. Akora kuri Kiss FM, no mu MC, no ayobora ibiganiro, akora ibintu byinshi. No mugore. Ugifata umwanya ugakurikirana se radio? Kiss FM. Oya, rimwe na rimwe. Ako tuntu twa trendinze kuri Kiss FM nitwo ngemba nzi. Okay, twagiye rero Pateri Sanirine ni umuntu ureberaho byinshi cyangwa ugiraho byinshi cyangwa umunyamakuru ugize twagiye mu ntuza ye mu ishusho ye tuvuge kuri nka uri kuvuga amakuru cyangwa tugiye nk'ukuntu tunajya kora tukagusetsa twagiye noneho oya yeso ntabwo nabishobora kumwingana gerageza ntabwo nabishobora ahubwo njyewe ari utuntu nyine tw'udukoryo tuba turi kuri Kiss FM nzi kamwe ariko kamwe nako nyine kabaye kuri Uncle Austin umukobwa ahamagaye ngo afite impano yo kuririmba umukobwa yarahamagaye arambwira ngo bimeze bite se wa Uncle Austin ati bimeze neza gufitiye amaso yo kuririmba ngo ngarimba twumve ngo weko ngo Uncle Austin ngo bimeze bite se wa kintu ngongera guturirimbire igitoki cy'inyamunyo cyane akaru karagukomye kabisa. Ese Pati ngubu igire nk'umunyamakuru nkoresha ikiganiro nk'umunota umwe busongona umunyamakuru ubu na umunyamakuru njewe nanjye mbu umunyamakuru nkuko ngiye muri introduction sharokara nkuko mubizi ni umuhungu wanyu Pateri akunze cyane na wo mugikunda tukaba turi kuri sawa tukaba twakiriye umutumirwa wacu bamwita Kiroso Bucece mu gace meze bite musaza nimeze fresh urakomeye ebeze neza amakuru y'iminsi yabana neza kabisa nta ribi umeze neza yes bose ko bikuvugwa kuri umupfumu bimeze bite ariko jarabate dore uganiriye nabi kuba makoresha ibiganiro se niko bivuze ko nanjye ndiwe nyine ikintu cyanangaje ari abantu nyine babazi kuri we hari abantu benshi ngiye gusobanurira hari abantu benshi bajya bakunda kumugara bambwira ati Kiroso turashaka kutugeza ku muganga uvura turashaka kugira gute rero ntago mba ndi kubamamariza ibyo bintu nimukabimbwire kandi ugusuzugura ahubwo wagakwiye kubamagara umbwira ati hari bitangaza bagiye kunkorera cyangwa ari nkushaka kugira ngo mbasangize ngusangize usangize abakozi basawa icyo mbashaka kumbwira rero cyangwa usuzumwe ati ndi umufana wawe gutya gutya cyangwa ibitekerezo cyangwa inama ariko kumbwira ngo cyane ahangaha atari inkuru ngiye gufata ari inkuru twajyana kandi nabwo mwarabanje kwivuganira kuko ntago mba ndi kubamamariza ku buryo na gendera n'umuntu ngo imbere ngo tugendere kare ibyo nimero zanjye murabizi ziba ziri munsi y'ikiganiro banakoze kuri sawa ziba ziriho ahubwo n'abashaka kwamamaza mutugane tubamamarize bari mu bafite business zigiye zitandukanye duhamagaye tubamamariza ariko ibintu byanyu bibasha kugera kure cyane ku isi no mu Rwanda urabizi ako Pati reka mbanze nubwo natinze reka mbanze suhuze ingabo z'igihugu ziri mu bice bigiye bitandukanye abari mu Rwanda abari muri South Africa abari gucungira umutekano heshi hagiye hatandukanye hari abajya banyandikira kambwa ati Kiroso turagukurikira nanjye ndabemera cyane kandi Imana ikomeze kubafasha ikomeze kubakomeza ikomeze kubongerera ubumenyi ndetse n'abapolisi muri mu butumwa bw'akazi namwe aho muri hagiye hatandukanye cyane mwese Imana ikomeze kubafasha kandi ikomeze no kuborohereza ari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu muri gucunga umutekano Imana ikomeze kuborohereza cyane Pati twakomeje kwiganira kandi turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu urabizi sinjya ntinda hari ubutumwa ugenera urubyiruko rw'igihugu cyacu rw'u Rwanda hari ubutumwa ugenera mu bantu bari mu bice bigiye bitandukanye ndetse nanone ikindi naringe ntakubajijeho Jackie ngo ni inshuti yawe
uriya wambara ubusa inshuti yanjye nyine inshuti yanjye ni inshuti yanjye man. Iyi mikoro ye iriho Jack ni inshuti yawe? Yego. Okay, ngiye kukubariza ibibazo bitatu kuri Jack. Jack bavuga ko ari indaya, Jack bavuga ko asebya urubyiruko cyangwa umuco nyarwanda muri rusange. Bavuga ko kwambara ubusa uburibwe yaranabihagurukiye cyangwa kuvuga ibishegu cyangwa kuvuga ibintu bituma umuco nyarwanda bitagenda neza. Bavuga ko barimo babica ndetse hari n'abantu bari kugenda bafata bata muri yombi. Wowe niki ubutumwa watanga cyangwa niki wavuga kuri Jack nkuko wavuze njyewe njye nta kintu namuvugaho, we kambwira impamvu nta kintu namuvugaho. Buri wese aza kuri no mihanda afite ikintu ashaka cyangwa ashaka kugeraho. Nawe ashobora kuba yarabikoze kuko afite icyo ashaka kugeraho. Nyine buri wese akora imufitiye inyungu. Ndabeshyara rero ntabwo najya kukubwira ngo ngewe ngo namubwira iki. We nimba bimwinjiriza nakomereza aho rwose. Uvuze ko ari inshuti yawe? Yewe nta nama unose abamugiriye inama baranduta. Kandi ikindi ku buryo ngera ajya kumubwira reka. Kandi ikindi nimba ari inshuti yawe burya ntabwo ushobora guhomba inshuti yawe, ntabwo ushobora kuyihomba yenda wumvise ngo bamutaye muri yombi bamufunze. Hari ubutumwa wakamugire cyangwa inama? Ubutumwa rega mubwire umuntu niwe wihitiramo icyo azaba cyo, cyangwa umuntu niwe wihitiramo ubuzima bwe. Uri kumva mani? Njye sinamugira ubutumwa, afite inshuti nyinshi kundusha, sibyo? Ntabwo nabwira ngo ngiye kumubwira ngo mani we Jack ngo reka utwo tuntu. Ngaho ngiye kamubwire ku giti cyanjye, mugira inama ku giti cyanjye ngiye nuko numva ko wenda yabireka tu. Naza kuvuga nanjye ejo akajya kuri kamera akabampaye akamama ntabwo gisomore. None atinya umunwa we? Genda mwubaha ni legend mbabari. Fofo ejo bundi na fofo se nawe yaramubwije ukuri. Fofo ejo bundi yamubwije ukuri. Fofo ejo bundi yamubwije ukuri. Aravuga ati iyo mihanda natwe twayigiyemo kwambara ubusatsi ko gucuruza. Ega wenda wabona afite depression tutazi nahiva. Ese wenda ariko arayifite. Nzakicara nkababwira ako kantu. Twikomereze nakomezenye depression yiwe, ikomeze ku bantu badukurikiye tugana ku musozo w'ikiganiro. Ubwo butumwa nagira abantu cyane cyane urubyiruko ni rurekura urumogi, urumva rushaka ibyo rukora, urukumva bamwe bareka ubusambanyi n'amatabi banywa y'intore, urukumva. Bate nawe yusambana? Oya njye ntabwo njye nsambana, urukumva. Noneho abantu banywa amatabi b'abakobwa nabo ari abakobwa biharaje kunywa amatabi, kandi bakiri abana bakiri batoya bagifite imyaka mikeya, urumva bahora bajya mu tugeto tw'abahungu basangira ubwo butabi, uri kumva. Cyane cyane nyine abo nabo bafite za depression. Yego. Ariko ibyo bintu ni ubucucu mw'abakobwa mureke ibintu by'abatabi, dore ibihaha byanyu bipfe mukiri abana mukiri batoya. Kandi namwe mwabungu mwereke ibimogi mushaka ibintu mukora, namwe abakobwa mushaka ibintu mukora. Kandi ari n'ubukobwa bwanze gukora ngo buzatungwa n'abagabo, nibubyuke bujye gukora bushaka ibintu bukora, rukumva. Kandi ibyo ngiye mbivuze ndakaye, kandi hano igikobwa kimwe amatabi, rukumva. Yego. Rukumva. Ibintu tuzatubishira hanze gake gake, kandi ubu yaba mubonye mu muhanda atambuka babazi ko ari umuntu muzima. Ngo batoye goreboro utumarine hano hanze turaye tunywa amatabi. Rero mureka amatabi mw'abantu mwe basi mujye munywa utubyeri kandi tunywe resi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Okay, Pate wakoze cyane kuba uduhaye umwanya wawe ukatuganiriza. Ku bakunzi ba Sawa bari bagukumbuye, reka nshimire Digidigi uri kudufasha ku majwi meza n'amashusho meza, kandi Imana ikomeze kuturebana.
cyoroshye kandi uvuze nava siganywa itabi dore imbogo koshya ni suzi ko yatangiye atanywa byeri sigaye azinywa man sinywaye inkuru zanshake sawa dushimiye abakunzi basaba kuri iki kiganiro cyiza dukoze. Imana ikomeze kuturebana cyoroshye kandi Imana ikomeze kutwongerera ubumenyi kandi mukomeze mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Ndabemera cyane, ni Kiroso nkuko bisanzwe bucece mu gace umwami byashuwe. Ciao ciao.